Imana iguha ubwenge bwo gusaba. Wakomera Imana amashyi niba urimo nkurikira. Imana iguha ubwenge bwo gusaba, umenya ibyo usaba, umenya aho usabira, umenya n'igihe cyo kubisabiramo. Kumenya, imbaraga yo kumenya. Loselo, vuga ngo kumenya. Imana ishyire muri wowe ikirere cyo kumenya. Kumenya ikintu ushaka. Matobele l'essence. Imbaraga yo kumenya. Imana iguhe ikirere cyo kumenya. Wikwitiranya ibintu. Hari abantu bazi icyo bashaka udashobora gukura ku ijambo. Haleluya. Ari bamudakurwa ku ijambo. Avuga ngo icyo shaka ndakiza, akemera agakora, akemera karara amajoro. Niba ari risasa akeneye akayibona, niba ari dogiteri akeneye akayibona. Kubera iki? Muri we yamaze kumenya icyo ashaka. Iyo utazi icyo ushaka buri munsi usubira inyuma. Iyo utazi icyo ushaka, ayiwe. Twongeye kubasuza mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amahoro ya Kristo Yesu nabane namwe. Turagushimiye wowe ufatiye umwanya ugafungura iyi video kugira ngo ubashe gukurikira ubutumwa bwiza aho uherereye hose, aho muherereye mu bihugu bigiye bitandukanye. Turabizi yuko mudukurikira muri benshi uhereye hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no muri diaspora. Mwese muhabwe umugisha n'Imana, haba abari ku mugabane w'Uburayi, haba abari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, haba abari muri Canada, haba abari muri Australia, haba abari hano muri Afrika, haba abari muri Aziya. Mwese mwumva runo rurimi rw'ikinyarwanda turimo tubasha kuvugamo ijambo ry'Imana. Imana ibaha umugisha mwinshi cyane. Iyo ufata umwanya munini cyane, uyu mwanya ukabasha kumviriza iyi video, n'umugisha mwinshi cyane, kandi ndabizi neza yuko hari byinshi Imana izagenda ihindura mu buzima bwawe. Imana imamagara yamaye impano eshatu twari turimo dusenga. Imana irambwira ngo ngwa impano eshatu, irambwira ngo ngwa impano yitwa kwizera. Nkuko bigaragara mu Bakorino, buriya kwizera hari ukwizera kw'Imana. Amen. Hari ukwizera duhuriyeho nk'abantu bose, kwizera Kristo. Kandi nabwo iyo wizeye Kristo ni Imana ubuhawe cyane. Kristo ni Imana, agakiza ni Imana twahawe. Imana ishimwe cyane, ni gift yahatanzwe n'Umwami Imana yaduhaye kugira ngo umwizera wese atarimbuka. Yohana 3:16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Murumva nta kiguzi kindi twatanze, ni Imana yadukunze irangije iduha iyo mpano, ariko agakiza kacu k'uyu munsi Yesu Kristo. Imana ibaho umugisha. Imana yemereza izo mpano eshatu. Imereza impano yitwa kwizera, imereza impano y'ubuhanuzi, imereza n'impano yitwa ubutware cyangwa se impano y'itegeko. Iyi mpano rero ni impano nagiye nkoresha kenshi, mbona abantu b'Imana bagiye babohoka mu buryo bugiye butandukanye. Aka kanya rero wowe uzafungura iyi video igihe icyo ari cyo cyose, nuyifungura wabuze inzira, Imana izaguha inzira. Nuyifungura wabuze icyerekezo, nkoresheje ya mpano y'itegeko, icyerekezo kizaboneke. Igihe cyose uzajya uyifungura ugira ngo ubashe kureba icyo Imana ishaka kuvugana nawe, igihe cyose ujye ukuramo ijambo rihwanye n'icyo Imana ishaka kuvugana nawe. Ijambo ry'Imana ni rikuru, ijambo ry'Imana ni rinini, ijambo ry'Imana riraturuta, ijambo ry'Imana ryabayeho mbere yuko tubaho. Imana ikugire neza kandi Imana ikumurikishirize mu maso hayo. Uyu munsi rero tugiye kuganira ijambo rivuga ngo uzi icyo ashaka nafata icyo abonye. Ndagasubiramo. Uzi icyo ashaka nagafata icyo abonye. Uzi icyo ashaka nagafata icyo abonye. Uzi icyo ashaka. Uzajya nahagarara aho abonye. Uzi yajya. Haleluya. Na umusifura ngo ako kanya wose agenda ahagarara ngo akebuka. Oya, ahajya arahazi kandi nagara ahajya. Imana ishimwe. Umuntu ushaka gusengera icyo Kristo yamufatiye ntabwo apfa kureba gutya gusa ngo byagenze gutya. Oya, azi icyo ashaka. Umunyabwenge nagatinda yubaka hava, ahubwo atinda yubaka hagana. Reka ngasubiremo. Umunyabwenge nagatinda yubaka hava, ahubwo atinda yubaka hajya. Atinda yubaka icyerekezo ajyamo. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Data mu izina rya Yesu Kristo,
turasenze kubwira ijambo ryawe tugiye kuganira riraturuta. Reka umuntu wese ugiye kuryumva ubuzima bwe buhembuke, imibereho yihembuke, ave ku rwego yari ariho agere ku rundi rwego, ava ahantu yari ari agera ahandi hantu, ava ahantu yari yicaye yicazwa ahandi hantu. Ngaho mugirire neza, umuhe imbaraga, umwagurire imbago nk'uko wazaguriye Yabesi, maze igitinyiro cyawe n'ubwiza bwawe nibikomeze bibane nawe mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge mu kanya gato kaza, ariko tumanje kuganira ijambo ry'Imana. Igitabo cya kabiri cy'Abami igice cya 2 umurongo wa 6 aravuze ngo Eliya arongera aramubwira ati ndakwinginze sigara hano kuko Uwiteka anumye kuri Yorodani. Nawe aramusubiza ati nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sisigara. Niri nashakaga, nkurahiye Uwiteka uhoraho n'ubugingo bwawe sisigara. Mwene data, uyu ni Elisha wari uzi icyo ashaka. Shebuja yaramubwiye ngo sigara ahangaha, ngo kuko Uwiteka anumye Beteli. Avuga ati no, ntabwo sigara, jye naramaramaje, ibintu byose byatumaga asubira inyuma narabisize, icyo shaka ndashaka imigabane 2 y'umwuka ukurimo. Amen, haleluya. Hari ukumenya gusaba, ukamenya gusabira akwiye gusabirwa. Hari n'abasaba mbere igihe cyo guhabwa kitari cyagera agasabira ahantu adakwiye gusabirwa. Elisha yahisha amarangamutima ye, arangije arabanza arareka kugira ngo shebuja aze kuza kumubwira ngo saba icyo ushaka. Imana ishimwe cyane, haleluya. Ushobora gusaba ibyo usaba bihari ariko atari igihe cyo kubisaba. Amen. Ushobora gusaba ibyo usaba bihari ukwiye no kubihabwa, ariko ugasanga igihe cyo kubisaba ntabwo cyari cyagera. Elisha yarihanganye arabanza arakora. Esiteri ndagira ngo nkwibutse umunsi wa mbere yahuraga na Asuwerusi, ntabwo yigeze amubwira ngo ndashaka agahanga ka bene wacu, ahubwo yaramubwiye ngo uzazane na Hamani mu nkera mbone gusaba icyo shaka. Umunsi wa mbere amubwiye ngo Esiteri, kandi wibuke Asuwerusi niwe ubwe wamwisabiraga ngo ni umwami, aramubwira ngo saba icyo ushaka, n'igishaka kibi cya kabiri cy'igihugu ndakiguha. Aramubwira ngo oya, urumva ubwabyo yamaze kugira, yamaze kumubwira, ariko we yamaze kumwitegekera. Aramubwira ngo jye saba icyo ushaka ndakiguha, n'igishaka kibi cya kabiri cy'igihugu. Ariko Esiteri arangije aramubwira ngo oya mwami, uzazane na Hamani mu nkera. Kiriya gihe iyo ahita avuga ngo ndashaka agahanga k'Abayuda, Abayuda ibikorwa byabo byari bitari byagaragara. Ibikorwa byabo byagaragaye, ibikorwa bakoze byagaragaye uko bamaze gusenga. Bibiliya iravuga ngo iryo joro umwami araryama buri bitotsi mbere yuko Esiteri asaba agahanga k'Abayuda ka bene wabo kugira ngo Hamani apfe. Mbere yuko abisaba, Hamani n'ubundi yari yakoze ikimenyetso cyitwa kubanza gutambagiza Morodekayi. Kubera iki? Esiteri yari azi icyo ashaka, ariyanganira avuga ngo hoya, ibyo sabwa ndabizi nzabihabwa, n'ibyo nkorera ndabizi nzabigera, ariko reka nitonde mbere gato, reka ashyiremo akanya, unyemerere kano kanya turimo dukurikirana. Imana iguha ubwenge bwo gusaba. Wakomera Imana amashyi niba urimo nkurikira. Imana iguha ubwenge bwo gusaba, umenye ibyo usaba, umenye aho usabira, umenye n'igihe cyo kubisabiramo. Esiteri yarabanje arihangana, ibikorwa byabo birabanza biragaragara. Esiteri yarabanje arihangana, umwami arabanza araryama buri bitotsi, yegura igitabo cy'ubucurabwenge, aravuga ngo mbese uyu Morodekayi uyu waburiye umwami bagiye kumwica ni iki yahembwe? Bahamagara inkone iraza iravuga ngo ntacyo yahawe. Arabaza ngo ninde uri hanze, ngo ni Hamani. Ubwo yaraje kumusaba ngo agire gute? Yaraje kumusaba ngo amumanike. Ariko ndagira ngo ngutangarize ngubwire ngo haleluya, yaje kumusaba asanga umwami yarose, kandi Hamani ahita yibwira ko bafitanye gahunda n'uwitwa Esiteri. Kumbe Hamani ntabwo abizi ko Esiteri ari Umuyuda. Hamani ageze mu rugo, umugore wamugiriye inama witwa Zireshi ageze mu rugo aramubwira ngo
ngo namaze kumenya ko atangiye gucogorera imbere y'uriya muyuda. Aravuga ngo niba ari umuyuda nyakuri no kuhagura hagwa. Hamani nigeze amenya iryo jambo, ahubwo yarakomeje aragenda aravuga ngo wenda amahirwe naburiye kuri Morodekayi basi ndayabonera kuri Esteri. Kumbe nagaze kwe Esteri nawe ari umuyudakazi. Ahageze rero nibwo Esteri yabonye gusaba, aravuga ngo ndasaba agahanga ka bene wacu. Nibwo Hamani bamufashe baramumanika. Esteri yari yihanganye asaba mu gihe gikwiye cyo gusaba. Elisha yari yihanganye aremera arakora arinda yambuka Yorodani atarabwira shebuja icyo ashaka. Nibwo shebuja agiye kujya mu ijuru, Eliya yamubwiye ngo saba icyo ushaka ndakigukorera naratandukana nawe. Arangije aramubwira ngo ndagusaba imigabane ibiri y'umwuka wawe cyangwa se y'umwuka ukurimo. Aramubwira ngo usabye ikiruhije, ariko nundeba birakubera uko byizeye, ariko nutandeba nago bikubera uko byizeye. Urumva hana asabiye. Reba urwo rugendo nagiriye ubuntu bwo kurugenda, inzira baciyemo barimo bazamuka berekeza, baragenda bambuka Yorodani. Yorodani yaberemo ibintu bitandatu. Yorodani bambutse bakazinga umwitero bakawukubita bakambuka. Icyambere, Yorodani ni y'Abisirayeli bambukiyemo bamaze imyaka 40 mu butayu. Amen. Niyo bambutse. Aka kanya ucyumva rino jambo nawe Uwiteka guhe kwambuka mu izina rya Yesu. Icya kabiri cyabereye muri Yorodani. Yorodani niyo batoranyijemo amabuye 12 n'ibihamya ngo bazereka abana babo yuko bambutse Yorodani, cyangwa se nk'urwibutso ngo bazereka abana babo. Baravugaga ngo hari abana bazavuka dushobora kuzababwira imirimo y'Imana niba yumve. Hari abana bazavukira i Kanani tuzababwira ahantu Imana yaducishije niba yumve. Kandi Imana yatubwiye ngo nitumara kugera mu gihugu cy'amasezerano tukarya tugahaga nituzibagirwa imirimo Imana yakoreye inyuma hariya. Mwene data, hari urwego Imana ikujyanye ariko ntuzibagirwe. Aka kanya unamutora amabuye ahantu Imana igiye kukwambukiriza. Ngo barunama batoramo amabuye, ngo aya mabuye yari amabuye 12 ngo bazereka abana babo ko bambutse Yorodani. Yorodani niyo batoranyijemo amabuye. Icya gatatu, Yorodani niyo abatambyi bahetse isanduku y'isezerano bakandagiyemo. Ore baseloloma bari bane. Ho menisari. Icya kane, Yorodani niyo umwami Yesu yabatirijwemo. Oh mana we, yemera icyubahiro. Yorodani niyo Kristo umwami Yesu yabatirijwemo. Icya gatandatu, Yorodani niyo Eliya na Elisha bambukiyemo ubwo barimo bagenda, barimo bajya hakurya, ubwo Eliya yaragiye kuzamurwa mu ijuru. Navuga byinshi byabereye kuri no Yorodani, ariko reka mvuga ibi bitandatu kuko ari byo nabemereye. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane. Elisha yamenye igihe cyo gusaba, aragitegereza, igihe kigeze asaba igikwiriye. Iyo usabye ugasaba mu gihe kidakwiriye hari igihe uhabwa ibidakwiriye, ariko iyo usabiye mu gihe gikwiriye uhabwa ibikwiriye. Imana ishimwe. Uwitwa Yakobo yakoreye uwitwa Rasheli, barangije bagiye kumuhemba, ariko yarakoze arabanza arasoza igihe bari bamuhaye. Igihe ashoje barangije bamuhariye, aravuga ati ariko nge ntabwo nasabye Leya, ngewe nasabye Rasheli. Arangije baramubwira ngo ntabwo tujya dushyingira umutoya, umukuru ahari. Arangije arongera arakora kugeza igihe, amen, yakoreye Rasheli waramubona. Reka nkubwire mwene data w'unkurikiye, reka nkubwire inshuti y'Imana, reka nkubwire inshuti y'umusaraba, menya igihe cyo gusaba. Ayiwe ntabwo uranyumva neza. Menya igihe cyo gusaba. Yakobo arihangana aravuga ngo genza icyo shaka, ndashaka Rasheli, maguruka intego yanjye ni Rasheli yari magurukanye. Rasheli ariho ntago yapfuye, Rasheli ariho nawe yagiye, ndashaka Rasheli, narabona Rasheli sinzasubira inyuma. Yakobo yari afite intego, yarongeye bamuha indi myaka 7 yo gukora, arayikora kugeza bamuhaye Rasheli. Reka nkubwire mwene data, iyo umuntu azi ikintu ashaka ntabwo afata ikintu abonye. Hari abantu bafata ikintu cyose agezeho ati nicyo, akaba avugaga ngo ndashaka umukobwa w'inzobe, yagera imbere gato yabona ikigeragezo kimukubise ngo bicyama n'uwirabura, mukandi kanya ndashaka uwirabura, mukandi kanya ngo nubwo nakunda inzobe ngo icyazima, mukandi kanya ndumva ashaka inzu y'ibyumba 5, mukandi kanya ngo ariko ngo n'icyama icyumba kimwe ngo nakundi ngo erega buriya ngo hari igihe Imana muyisaba ibintu ninabiguye. Umuntu uzi icyo ashaka arabizi ko bihari. Hari ibintu bisanwa n'igihe. Yesu nashimwe cyane. Umuntu uzi icyo ashaka nafata icyo abonye. Bwira Imana iguhe imbaraga zigera muri enye.
imbaraga ya mbere adesomanista, imbaraga ya mbere Imana iguha imbaraga yo kumenya icyo ushaka. Iyitereke muri wowe. Kumenya, imbaraga yo kumenya. Loselo, vuga ngo kumenya. Imana ishyire muri wowe ikirere cyo kumenya. Kumenya ikintu ushaka. Matobele lesansi. Imbaraga yo kumenya. Imana iguha ikirere cyo kumenya. Wikwitiranya ibintu. Hari abantu bazi icyo bashaka udashobora gukura ku ijambo. Haleluya. Ari bamudakurwa ku ijambo. Avuga ngo icyo shaka ndakiza, akemera agakora, akemera akarara amajoro. Niba ari risasa akeneye akayibona, niba ari dogiteri akeneye akayibona. Kubera iki? Muri we yamaze kumenya icyo ashaka. Iyo utazi icyo ushaka buri munsi usubira inyuma. Iyo utazi icyo ushaka, ayiwe, Imana iguhe kumenya icyo ushaka. Icya kabiri, Imana iguha imbaraga zo gutegereza igihe. Amen. Kuko iyo ushaka igikomeye hari igihe bigusaba kugitegereza. Aho rero naho kugira ngo utivumbura, usaba Imana izo mbaraga zo gutegereza icyo gihe kikwiriye uzakinjiremo. Igitabo cya Zaburi 119 umurongo w'126 haravuga ngo igihe gikwiriye cyo gukora ku Uwiteka kirasohoye. Ni igihe gikwiriye nyine. Igihe gikwiriye cyo guhabwa ibyo wasabye, igihe gikwiriye cyo guhabwa ibyo wahamagaye, igihe gikwiriye cyo guhabwa umugisha wawe, igihe gikwiriye cyo guhabwa umugore wawe, igihe gikwiriye cyo kubona ako kazi wasabye, igihe gikwiriye cyo guhabwa urubyaro wasabye, igihe gikwiriye cyo kwakira ibitangaza, igihe gikwiriye cyo kubaka ya nzu kirasohoye. Ariko icyo gihe mbere yuko gisohora hari ibindi bihe bicamo. Rero Imana iguha amavuta. Amena. Imana iguha amavuta agucisha muri ibyo bihe kugira ngo winjire mu gihe gikwiriye. Amen. Izo mbaraga uze kuza gupfukama uzisabe. Imbaraga ya gatatu, Yesu nashimwe. Imbaraga ya gatatu, Imana iguha imbaraga yo kwizera. Uyisengere nayo. Wizere ko ibyo utegereje n'ibyo urindiriye n'ibyo ushaka ko bihari. Kuko igihe utaragira zino mbaraga, igihe utaragira zino mbaraga zo kwizera ko ibyo usabye bihari, ntabwo uzigera ubibona. Izere uvuge ngo birahari, izere uvuge ngo nubwo bamaye Leya ariko Rasheli ari inyuma. Nubyizera rero bizagutera imbaraga zo gukora. Ukomeze wizere uvuge ngo byanga bikunda, iyi myaka 7 nzayirangiza kandi Rasheli arahari. Wizere ko uzamubona. Amen. Izindi imbaraga ya kane, Imana iguha imbaraga zo kwirukana amajwi akubwira ko bitazashoboka. Ari amajwi akubwira ati wowe ntukajye wigana ayo majwi y'abavuga butumwa. Abavuga butumwa baguha murare. Urabona bizashoboka shuti? Twebwe dufite ibyo twashoboye, dufite ibyo twategereje. Imana yabidushoboje ariko izo mbaraga twarazisabye. Imana iduha imbaraga iradushoboza bimwe mu byo twari dukeneye. Buri muntu wese agira ibyo akenera. Ukeneye wenda ibiruta ibyo nashakaga cyangwa se n'ibyo shaka. Ari na byinshi ngitegereje ariko ndacyakomeje gusenga kugira ngo nzabigereho. Nawe rero ufite ibyo ushaka kandi nawe ufite ibyo wagezeho. Ibyo rero byabasha kukubera ubuhamya, bikabasha kuguha imbaraga zo gutegereza nawe kiriya gihe kiri inyuma paka ugeze ku cyo ushaka. Iki kiganiro nzakigarukaho. Uzi icyo ashaka nagafata icyo abonye. Uzi icyo ashaka. Abisirayeli bahagurutse muri Egiputa, abari bazi icyo bashaka bageze Kanani kandi Kanani yabo barayibonye. Ariko abatari bazi icyo bashaka baguye mu butayu. Ubutaka burasama burabambira. Kubera iki? Iyo umuntu uzi icyo ashaka nagagwa mu nzira. Saba Imana zino mbaraga enye. Ubundi Imana igukomeza. Ubundi Imana ikwambika imbaraga. Urebe ibintu bigiye kuba ku buzima bwawe. Data mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, ndagushimiye kubw'uyu munsi. Ndagushimiye kubw'uyu mwanya. Kubw'abantu bumvise ijambo ryawe. Reka imirimo yawe ikomeye ikomeze ibakorere. Reka imbaraga zawe zibakorere. Ndasenze bayize imbaraga enye zo kugira ngo babashe kugera ku cyo bashaka, kugira ngo badafata icyo babonye. Umuntu wese wumva rino jambo rimuhembure, rimukingurire umuryango, rimukingurire inzugi, abone imirimo yawe ndetse n'ibitangaza byawe. Urakoze kubikoreye kwiyubayisha mu izina rya Yesu. Amen. Imana ibahe umugisha.